Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Uyu munsi turi ku itariki 4 z'ukwezi kwa karindwi 2021. Uyu munsi rero tuje kubagezaho ibaruwa y'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Nifuza ko twagendana kandi iyi baruwa ikagira ikigusigira wowe unkurikiye uneze amatwi. Mutima ya Yezu Nyirimpuhwe. Nyagasani araguhamagarira kongera kumuhitamo no kumukunda rwa rukundo wari umufitiye igihe muhuye, ukiyemeza kumukurikira maze ugafata icyemezo cyo kuzibukira kwizereka ku by'isi, ukiyemeza gutangira inzira yo kwitwa uwa Kristo, witoza buri gihe ibinyura Imana. Irinde rero kwizirika ku bidafite umumaro, uzirikana ko waremeye kuba umwihariko w'Uhoraho no kumubera ingirakamaro. Birakwiye ko wongera gufata icyemezo cyo kuyoboka Imana umuremyi wawe, ukamukomeraho, waba wishimye cyangwa se ubabara, waba unezerewe cyangwa wugarijwe n'ingorane zinyuranye. Hitamo Imana kandi wemere kuyoborwa nayo muri byose, witandukanya n'inshuti muhurira mu ngeso mbi n'iziguha inama zikuyobya. Usoma kandi uzirikana ibyanditswe bitagatifu, witabira imwe mu miryango ya Agisiyo Gatolika, urangwa n'ibikorwa by'urukundo n'ibindi. Tsinda imyitwarire mibi nko kwikuza, ubwirasi, ubuhemu, gusebanya, gusinda, gukurura intonganya, ubusambanyi, kujya mu bapfumu, kwigiramo urwango n'indi migenzereze igayitse itakubereye nk'umukristo nyawe. Muri iki gihe ibintu byinshi bikurura abantu bibajyana kure y'Imana, ndetse n'ibyago n'amakuba menshi bihangayikishije abantu. Birakwiye ko ureka guheranwa nabyo, ubura amaso urangamire Nyagasani, uzirikana ko ububasha bwe buri hejuru ya byose. Wikwemera ibi bihe ko bikwinjiza mu kwiheba, mu buhakanyi, ndetse no mu guhinyura ububasha bw'impuhwe z'Imana. Ntukumvire abaguca intege n'abakubibamo ubwoba bukubuza gukomeza kubona icyezezi cy'urumuri rugufasha kubona ko ubuzima bwawe buri mu biganza by'Imana. Iki gihe nikigufashe kongera kwiyumvisha ko ukeneye kubona ko ukeneye kwikingurira Roho Mutagatifu, umusabe kukwigisha, anaguhe ingabire yo gucengera amabanga y'Imana, akurinde kwishingikiriza ubwenge bwawe nabufata nk'abanyamaboko. Saba Roho wa Nyagasani aguhe kumva ijwi rye riguhamagarira guhindukirira Imana no kwirinda kugira abo usuzugura ugendeye ku gihagararo, inkomoko, ubutunzi cyangwa uko ubabona inyuma, n'ibindi washingiraho upfobya cyangwa uhinyura icyiza kibatuye. Roho wa Nyagasani igihe cyose agukomezamo urukundo rukwiye. Ugomba gukunda umuremyi wawe na mugenzi wawe. Ese ujya ufata igihe cyo kwitegerezaho ugamije gucukumbura ibyiza bigutuye? Birakwiye ko wimenya, kuko bikurinda kwisuzugura no gupfukirana icyiza wifitemo no gushaka kwigereranya n'abandi. Kwimenya bigufasha kunyurwa n'ukuri no guharanira kuba uwo ugomba kuba we, uzirikana ko icyo ari cyo cyose ugikesha impuhwe z'Imana, bitewe n'uko ingabire y'Imana iguhagije. Itoze buri munsi gukuza ingabire wifitemo, ukora ibinyura Imana, kuko bizaguha kwakira n'izindi ngabire nshya z'Imana zigufitiye akamaro, zikanakagirira abandi. Ububasha bwa Kristo nibuguturemo, ibyo utunze bikubere impamvu yo gushimira Imana no gusangira n'abandi, ubigirira Nyagasani. Ibyo ubura
ntibikakubera inzitizi zo gukurikira Imana, ahubwo bitera umutima wawe gusonzera ubuvunyi buturuka ku Mana no guhora uhanze amaso Uhoraho kugeza igihe azakugirira impuhwe. Rushaho kwegera Imana maze wakire imbaraga zigukomeza mu rugendo rw'ubutagatifu urimo, rukuganisha mu munezero utazashira. Yibutse ko kuba uriho ubereyeho uwakuremye. Wirinde kuba nyamwigendaho, wemere akugire igicumbi cy'urukundo rwita kuri buri wese. Haranira gukunda Imana uko bikwiye kugira ngo uzahore uri ikimenyetso cy'uko Nyagasani ari rwagati mu bo yaremye, maze uzabashe gusangiza abandi ingabire z'Imana wifitemo, bityo nabo bashobore kwakira umukiro Imana itanga ikunyuzeho. None se Kristu ntiyakwigishije ko Imana umubyeyi wacu umenya ibyihishe ahora ategereje ko igihe tumwirukira mu byo dukeneye byose dushobora kumenya amabanga ye? Bavandimwe rero, ibaruwa y'Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe yo ku itariki ya Nyakanga, ndizera yabafashije, ndizera yabahumurije. Ndabashimiye cyane, muragahora n'umugisha. Waturemye ishusho yawe, wohereza Yezu ngo ducungure. Urukundo rwawe ntirugereranywa, ko kuri Imana